nje kushaka ubwatsi bw'inkwavu pe. Ubwatsi bw'inkwavu se ku munsi w'umuganda. Umuganda ariko ngiye nuko sinakuze umuganda ari kunyobokera ntabwo nzojya gukora umuganda ngewe. Ntabwo uzajya gukora umuganda. Ye baranyubakye byararangiye. Barakubakiye se umuganda no kukubakira wo kukitangira no kujya kubakira abantu. Nukuri ko Imana ndwaye ibicurane. Warusubwa ibicurane wa musaza we nicyo gituma utajya mu muganda. Iyi no mutwe nyine rwose namara yaje. Ariko ubundi uvuze kurwara uranye. Kugira mituweli. Mituweli ntabwo natanga mituweli rwose. Imituweli ntabwo nayitanga kuko bararwanye ntibarwara Imana niyirinda. Nose kuki udatanga mituweli? Nose ko Imana ari yirinda sinjya ndwara. Nujye urwara se indwara irateguye. Hari indi Imana. Sani warwa. Hari indi Imana pe sinjya ndwara. Ariko muze narumvisha ngo nta nubwo ujya no kwirondo. Irondo ndayira ko ndara umuhuro. Kandi urananira. Ndara umuhuro rwose pe. Umuhuro ure n'irondo rya leta iba yavuze. Nose hano ngira imbeho nijoro. Uyu urananiranye rwose musaza. Nose ko wanyinye n'ikote. Bakwimye ikote se utagiye kwirondo. Nose nagiye urimo nzana ntiti. Umva bentantantaniki. Nukuri ko imambabarira. Umva nkubwira rero muzehe Gasana. Uri kunyumva? Nimo nakumva muyobozi. Umenye ko mufite raporo zigera muri izi eshatu. Uri kumva? Ubu urashaka ko mbizamura hejuru bakagenda bakajya kugushyira kuri transit. Oya rwose ko Reba ukuntu ngano ugiye ya munzereza. Nawe ndengana pe. Ugiye munzereza. Namandengana kuri kwimana. Noneho rero ndavuze. Umvishe abandi bari mu muganda ryiriya mu gahwama. Uri kumva? Vuba mbare kabiri wagezeyo. Uri kumva? Ariko urandenganya rwose. Mbare kabiri wagezeyo. Ngiye kugenda nshaka n'uriya rwagahungu uri hariya musige mufitanye gakungu. Nawe rambona. Mugiye vuba. Ariko rwose ntabwo uko bakana kwa kubyemera pe.